aha duherukana umbwira uti umuntu yadusomeye ibintu aratwigisha numva sinyuzwe tubwira kubitsa by'ubutunzi mu ijuru hanyuma nabicaye ndatekereza ngo ese abantu baba bakoresha bibiliya mu gushaka amafaranga ibyo bintu nta biriho si na bibiliya gusa uvuze bibiliya wenda hari n'uwakumva ati ni igitabo ahubwo barakoresha imana nk'imfashanyigisho mu gushaka amafaranga ni kubw'ibyo rero bagenda bakuramo imirongo imwe n'imwe ibashyigikira ariko itanabashyigikiye ugenzuye mu rundi ruhande ugenzuye ibyo Yesu yashaka kuvuga ukanareba n'ibyo bo bari kuvuga uhita usanga birahabanye cyane ni ikibazo rero gikomeye cyane kuko hazayoba benshi kuyoba nigeze kubivugaho wenda nongera mbisubiremo kuko bazumva ko watanze amafaranga yabonye ubugingo buhoraho byigeze no kubaho mu idini rimwe nimvuga hari ijambo rimwe ndi buvuga bagahita bamenya iryo ari ryo abakoreshaga indulgensiya bagurisha kujya mu ijuru udupapuro bakatutanga ni ukuvuga ngo ibyo ba Martin Luther banze bashinga ubuprotesta deja byagarutse kuko niba urugero umuntu arakubwira ngo zana ibi ubitse mu ijuru bisobanura ngo nuyamuha koko mu bujiji bwawe wowe uraba wizeye kuzayasanga urabubikije mu gihe ku byaba Luther bo n'ubundi bo bari bazi yuko bari bazi neza ba Luther ko ibiri kuvugwa atari ukuri n'abari abapadiri bagenzi babo bari bazi neza ko biriya barimo gutanga ari ukugira ngo biyubakire iriya kiliziya yabo yari igiye kuba ndetse ngo iyo wabaga udashoboye gutanga ayo mafaranga ngo hari urwego esikariye ngo wurira gupfukamye ndende cyane ku buryo bwo gusimbuza ya mafaranga hanyuma ibyo bintu ntabwo twabifata nk'ubwesikoro n'ubwesikoro kimwe nuko n'ubwo Luther yabyanze akabona nk'ubwesikoro agahita ava muri kiliziya Gatolika akayivamo bakamwanga bakamumera nabi bakanda no kumwica n'uyu munsi rero icyo bisobanura ni ukuvuga ngo n'ubundi barabikora nk'ubwesikoro ariko hari abatabishyigikiye navuga ko nanjye ndimo nemera ntashidikanya ko urimo hari n'abandi benshi cyane n'ubu turi kubivuga turagira ngo abantu ibyo bintu babimenye bareke kumva ko ubutunzi bwabo bwo mu ijuru buri bubikweyo ari amafaranga ahubwo hagomba kubikwayo gukiranuka iyo umuntu akiranutse nibwo aba abaye umukire mu ijuru ni ukuvuga ngo tubigereranije nko mu isi umukire wo mu isi n'ufite wenda amafaranga menshi cyane ariko umukire wo mu bwami bwo mu ijuru ni uwubahirije ibyo ijambo ry'Imana rivuga akibombarika cyane akitwara neza akihana agakizwa agakiranuka akakira Kristo neza mu buzima bwe Yesu akajya amuyobora uwo muntu ni umukire mu bwami bwo mu ijuru urugero ntabwo rufatika Lazaro mu isi yarababaye ariko kubera ko yarafite umutima ukomatanya n'Imana yaje kuzajya hehe mu gituza cya Aburahamu birangira neza cyane abaye ko mu gituza cya Aburahamu yari umukire kuko ni kitangaja kikwereka koko yari umukire yamutunze yaramusabye ati yabwiye Aburahamu ati nyakubahwa Aburahamu wambwira Lazaro agakoza isonga ry'urutoki mu mazi agatonyereza kuri mirwa nyakumba bisobanura ngo Lazaro nta mubabaro yari afite buri kimwe cyose n'ururano nk'urugero rwiza rutwereka ko mu ijuru umuntu witwaye neza mu isi nubwo yababaye ntacyo afite nta n'icyo yakoze kindi ariko afite ubugingo buhoraho yazagubwa neza hari akandi bise nibuka hari abapasiteri nkunda cyane abapasiteri ndabizi muranyumva ndabashimiye kuba muvuga ariya magambo meza Imana yagiye ibaha umugisha yaravuze ngo mu ijuru hazaba y'ibitabo byinshi kuko ngo uko n'uwo muntu yigisha ngo igitabo cy'imirimo kwizera kutagira imirimo hara muri Yakobo kuba gupfuye noneho mpita nibuka ikibwiriza umugabo umwe umupasitori ndamukunda cyane ndamukunda pe yaravuze ngo mu ijuru hari igitabo cy'ubugingo ariko hariyo n'ibindi bitabo ngariko igitabo kizaherwaho cya mbere n'igitabo cy'ubugingo ibindi by'isi by'imirimo n'ibiki byose bizaza nyuma birashoboka ko hari abantu bazagenda mu gitabo cy'ubugingo batarimo nuvuga ngo mu ijuru ntibazahamagarwayo noneho uwahamagaye mu gitabo cy'ubugingo
azaba yamaze kwinjira mu ijuru. Yewe yaravuze ati niyo nashaka azaba afite umurimo ati kuba wanagezeyo nibura mu gitabo cy'imirimo bageramo basanga utarimo, utari kuza wageze mu ijuru ntawe uzakumanurayo. Reka mvuze kumanurayo nk'aho bavuze ko ari hejuru, wenda mvuze byise ijuru nk'aho ari hejuru gutya, ariko ntabwo ariko biri ijuru. Ibyo wenda tuzabiha undi munsi. Ijuru rirenze ibyo. Hanyuma umbwiye ibyo by'ibitabo by'ubugingo, nibaza ikintu kimwe nk'umuntu w'umukozi w'Imana. Kunzi ba Crediyamo TV, turabashishikariza gukora subscribe kugira ngo ubutumwa bujye buhita bubageraho tukibushyiraho. Hanyuma nk'umuntu uvuga yuko yahisemo kubwiriza ubutumwa bwiza, sibyo? Urumva? Akaba aho kugira ngo abwirize abantu ibintu bituma bandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo bagahora abashishikariza imirimo na ba bandi batarabona ubugingo. Uyu muntu we aho muri ibyo bitabo hari icyo yanditsemo, hari icyo azandikwamo nubwo atari wowe ubandika. ntabwo namucira urubanza, ariko ze mu by'ukuri akazi kari kugakora neza. Oya, ntabwo ari mu kazi neza, kuko ashishikajwe n'ibijya mu mubiri we, mu gifu, reka mvuge ntyo, ariko biranambabaza cyane, aho gushishikazwa no gukurura abantu kuri Kristo. Kandi cyamugize uwo nguwo ajya no kumanika n'amaboko arahira, wenda banagira bate, yarahiye ko abantu bagomba kubona ubugingo. Yewe ko agiye no gukora uko ashoboye kose agakaranira kwamamaza Kristo n'imibabaro yose akajyamo, yewe no kubura icyarya arega nabyo biba biriho. Genda byibuka hari abantu benshi no muri iki gihe, ndabazi ntabwo bose bari kimwe, ariko hari abantu nzi babashumba babigendamo neza. Hari abo nzi bavuga ubutumwa bwiza cyane. Hari uwigeze avuga ati ngo kuki mufite ngo baramuwaje abandi, kuki ugenda muri kano kamodoka gashaje ngo abantu bahise bamumenya kuko akagendamo. Kandi ndatekereza ko ziriya modoka ziri abandi bafite nawe yishaka ntiyayibura. Oya, ntabwo yayibura, nawe uramuzi. Icyo rero ntekereza gituma akora biriya nuko yamaze kumenya yuko we si uwaha ngaha, we hubwo uriya niwe navuga ngo abitse ubutunzi bw'ijuru. Muri make icyo akeneye ni ukugera iyo ajya kandi agerayo. Yego, ikindi kandi icyo akeneye kuruta ibindi si ukwigaragaza hano mu isi ko ari umuntu w'igihangange, ahubwo icyo akeneye nuko abigihangange mu bwami bwo mu ijuru. Ngo hari n'abantu bajya, urabona abandi hari abagira aba bodyguard, ngo hari n'abajya bashaka kumutwaza ibitabo. Reka turebe gutindaho. Hano hari inkuru iri ku binyamakuru byinshi bitandukanye bya hano mu Rwanda, byose bikorera kuri interinete n'abari ku ma Facebook. Iyo nkuru yaracaracaye mu byumweru bibiri bishize cyangwa muri kimwe, ni mu cyumweru kimwe gishize. Yes, yavugaga iki? yayanditse ngiye nyibona hashize nk'ibyumweru bibiri. Yavugaga abayobozi ni itorero, ni idini kwa, reka tuvuga idini rimwe, ngo bose bahuriye i Dubai ngo bagiye gusengera itorero. Hanyuma umuntu umwe ashyiraho komantere ati none se ngo uwari wabishyize kuri Facebook yaranditse ngo bagiye gusengera igihugu. Noneho umuntu umwe aramubaza ati ese kuki bagiye gusengera u Rwanda bakajya kurusengerera i Dubai? Ujya gusengera u Rwanda ajya i Dubai arusohokamo? Ni ikibazo. Ejo bundi vuba aha rwose, ni vuba aha hashize icyumweru, iriho rwose inkuru batangaza hano yuko ngo abayobozi b'iriya torero bagarutse mu gihugu, bageze i Kigali, ngo baturutse i Dubai gusengera abakristo no kurebera hamwe ibyateza abakristo imbere.
ngufitiye utubazo hano rero yego kimwe mu minsi ishize ibiganiro twagiye dukora yego twarebye ibintu by'ubutayu ubutayu bwo mu mazi n'ubutayu bwo mu ishyamba urumva ariko ibintu byatumye mvuga ngo nzakubaza bariya abantu n'ubundi bajya gusenyera mu butayu bwo mu mazi ntibaba babikomora kuri abigisha babo nabo bajya gusengera mu butayu bwo mu mujyi ukomeye nka Dubai mu mahoteli ahenze urabanza usubiza ako ngako hanyuma numara kusubiza ako ngako ndakubaza kandi yewe ahubwo ndumva numiwe iby'iyo nkuru ntabwo nari nayisomye njyewe maze iminsi mpuze ariko igitangaje kigiye gutuma njya no kureba iyo nkuru igitangaje ni ukubona abantu bakomeye nk'aba ngaba hari n'amafoto yabo n'abagore babo bagaruka cyangwa banariyo igitangaje rero ni ukubona abantu bakomeye nk'aba ngaba bize cyane reka mvuge gutyo ngo bafite ubwenge bwinshi cyane bwe bisanzwe yewe navuga ngo banagakwiye kuba bazi no kureba ibintu bari bukore bigatuma biza kwamamaza Kristo nk'uko aribo bavuga ariko kujya gusengera Dubai gusengera ubukire abakristo mwirirwana n'igihugu ahubwo babuze iyindi nyito babyita bari bagiye muri picnic bari bagiye kuruhuka cyakora nanone basanga niba bivuga ko bagiye kuruhuka abakirisitu babo birirwana nabo bazabata ariko twebwe turuhuka ryari ko tuzi ko muri ayo materaniro tuba turi kumwe mu miganda mukoresha abakirisitu tuba turi kumwe mu bikorwa byose tuba turi kumwe munanirwa ryari bazashobora kuzabaza n'iki kibazo hari n'ababicyomotse noneho ikindi cya kabiri bakabaza bati bazahita bibaza ngo amafaranga tumaze iminsi tubaka ya maturo n'iki nazanduru kuko na muri iyi minsi hariho inkundura ikomeye cyane yo kuba hariho inyigisho zirimo kubuza abantu no gutanga n'amaturo barimo kugenda bavuga bati ayo maturo nayo birira nayo bagira gutya izo nyigisho zirahari kuko benshi bagenda basohoka mu madini bagenda bajya hanze kubera ibyo bintu birwa by'imyivumo gatanyo babipfa bamwe bajya mu magereza abandi bagira gute babuze ukundi babyita ari kugenzuye bari bagiye kuruhuka nk'uko unyeretse iyi nkuru unyeretse aya mafoto urabona bambaye utugofero barambaye rwose bimereye iki bari kwinezeza bari kwifotoza bambaye imyenda yo kumutanga ntabwo rero none se ko ari abakozi b'Imana niyo bagiye gusenga bakaba bagiye bambaye ya makanzu yabo yego niko kuri bakaba bambaye ya makanzu yabo mu gikorwa cy'iyobokamana nk'uko bajya gusenga bambaye ayo makanzu ntabwo niyo bajya gusenga buri gihe bambaye ayo makanzu bambara ya myenda yabo y'akazi k'umurimo w'Imana bari mu byo bakaba baragiye koko nk'ubwo buryo ariko nanone ntabwo ibyo bintu byumvikana ntabwo bese hanyuma ntabwo ari byo ni picnic kujya gusengera i Dubai ntabwo ari ugusenga ni picnic ntabwo ari ubutayu bari bagiye kuruhuka urabona bajyanye n'abagore babo bagiye kuryoshya no kunezererwa nta n'uwamenya wasabara nabyinnye tubyiniro simbizi kuko urumva banza ariko reba ikibazo mu Rwanda amahoteli ahari ndatekereza yuko ntabwo ahenze cyane nka ya Dubai kuko urumva niba ugiye gutekereza gusengera abakirisitu hari abakirisitu muri iki gihe bashobora kuba bafite ibintu byinshi babura hari abadafite mitiweli hari abafite insengero zifunze kandi nabo muri radini nabo zirimo hari abafite izo wenda kubagwaho meme naho basengera nawe ubwabo ugereranyije n'insengero aya madini bari kwita ngo ni inzaduka nabo rega baje ari inzaduka mbivuge nto ugereranije ukuntu zikeye ugereranira n'izabo bafite urasanga ko izabo zimaze kujya hasi ku rwego rwo hasi cyane bakwiye kuba barimo gutekereza kubaka ni dutoya bakwiye kuba bari gutekereza kubaka izo nsengero nziza ziryoshye abakirisitu baba barafiringa gudu bakaba bameze neza ibi byose rero abakirisitu baba baza ngo kuki muri kujya gupfusha amafaranga muri ayo mahoteli ahenze izo ngendo z'indege zihenze yego si na Marriott gusa na convention bajyayo bakajya no muri bya byumba bihenze cyane bisobanura ngo niba badashobora kujya muri ayo mahoteli yacu mu Rwanda bakajya kurira indege bagashora ayo mafaranga menshi ntibabona uko babwira abakirisitu yewe ntibabona uko babwira n'abanyarwanda
kuko dufite ibyiza, ariko niba badashaka kubigaragariza aho handi bakasohora ayo mafaranga menshi nk'aho gutyo ntibabona uko babivuga. Bagomba rero kubyegereza ngo Imana twagiye, ariko wareba ingofero, wareba pikiniki ugasanga pikiniki. Hari akandi kabazo umuntu yabajije, yego nako ngiye kukubaza. Umuntu yarabajije ngo ese aba bantu byo turabivuga nta kibazo kuko birahari twabona icyo tubisobanura. Kariho karavuga ngo aba bantu kubera iki batagiye ku cyicaro cy'idini ryabo bakajya mu gihugu cy'abasilamu. Nari ngiye kukubaza nanjye nti waba uzi pourcentage z'abakristo bariyo? None urakoze uranzuye ko ari no mu bisilamu cyane, bisobanura ngo kereka ahubwo niba bari bagiye kubwirizayo Kristo, bari bagiye gusenga. Ntabwo rero hanyuma akabazo ka nyuma kuri aba bantu, ibi bintu ntabwo byafatwa nko gukoresha nabi umutungo wa rubanda. Uzabyumva mu minsi iri imbere, ko ndakubwira ngo ejo bundi nihavuka induru uzabyumva, nibi bizavugwamo. Uko byamera kose bantu mwe abemera murakomeye, mufite rwose ubuhanganye no gukomera, ariko muko gukomera kwanyu bene data twabagira inama twabaha, mumenye yuko aya mafaranga mwamutanga ari ay'abakirisitu. N'ay'abakirisitu bamwe bashobora no kuba barara batariye kubera ukuntu batewe ubwoba ko nibatabikora Imana irabica nabi, baravumwa wa muvumu, barapfa, ibintu birabakomerana. Rero bari bakwiriye wenda inshuro nyinshi baratubwira n'abavuga ngo kuki ibintu bikorwa gutya, barakubwira ngo icyo usabwa ngo wowe kora ibikureba uyatange, ngo uyakoresha nabi ngo nawe ibyo biramureba, ariko koko biranamureba. Ariko ikibazo nuko bimureba tukabimenya, kuko bimugaruka yahuye n'ibibazo bindi. Twe ntacyo twamutwara, n'abandi ntacyo bamutwara, ariko y'Imana ni iyinyura hirya bagasubiranamo bagashwana. Urabona hano hashobora kuzavukamo ibibazo, kuko kuno gupfusha ubusa umutungo wakabaye urimo kugira ibindi ukora, ahubwo bakajya navuga kuwaya bawutanga hanze muri izi ngendo zabo. Ariko ubundi buriya nta kuntu leta ntifite ububasha bwo kwinjiramo umugenzuzi w'imari. Ni umugenzuzi w'imari ya leta. Ari umugenzi bazagure abo umugenzuzi w'imari y'igihugu. Yego, kuko niba ayo mafaranga baragiye kuyatanga i Dubai, sinzi niba igihugu twe twarungutse. None se ubwo urumva batarasohotse amadolari, kuko bagenda ntabwo batanze amanyarwanda, baravunjishe amadolari. Kandi noneho twebwe natwe ahubwo dukeneye ayo madolari ko yinjira mu gihugu. None hubwo turi gusohora. Rero urumva ni ikibazo rega, ni ukuvuga ngo igihugu kiba gihombye iyo hasohotse amafaranga adafite ubusobanuro. Kuko ubundi ni ukuvuga ngo ubundi twagakwiye ko dusohora amafaranga, kandi no mu miryango yacu niko dukora. N'umutorero rero n'ayo madini yagakwiye gukora nk'umuryango, ni ukuvuga na koperative. Hagomba gusohoka amafaranga afite impamvu. Amafaranga dufite impamvu runaka dusohoye aya mafaranga, cyangwa se ariko nabwo kanitonde ashobora kuba ari amafaranga batwaye yo ku mifuka yabo akaba batarayakuye muri ayo madini yo ku mifuka yabo. Birashoboka kuko baba banayafite. Reka twera no kuba blaminga cyane, bashobora kuba baravuze bati tujye kuruhuka turyoshyeho, twakoreye menshi reka dukore, kuko baranayafite, twakoreye menshi reka dukoreho n'imiryango yacu tuye kunezeza. Ariko ntabwo aya ngaya yo n'ayidini n'akazi kabo tuzayakoresha ibyaba. Birashoboka, njye niko ntekereza. Ubwo ngubwo abaye baramutse baratwaye yabo ku giti cyabo, byaba ari byo byiza, byaba ari sawa, n'ibyo sengesho byazumvikana. Ariko kandi byakumvikana gute? Sinibaza ukuntu ushobora kuvaha ukajya i Dubai gusengera u Rwanda. U Rwanda se ko nshaka narusengera naho mpagaze, kandi mpora ndusengera, kuko igituma ndusengera niba ndaharanira ko abanyarwanda bamera neza, abakirisitu bamera neza, nkishurira abantu wenda mitiweli, barembere mu rugo ngo ntawe upfuye baguye neza. Ndi gusengera igihugu, ndi gusengera abakirisitu, ndi gusengera imiryango igubwe neza. Urumva rero gusenga nyakuri Imana ikunda no muri Bibiliya hemewe nuko usenga, ariko
ibyo wari urasenga no kwiyiriza ubusa nyakuri ni uko usenga ibyo wari uri bukoreshe wiyirije cyangwa se wasenze ukabifashisha abakene. Hanyuma tujye tugana ku musozo, tumaze kubona ibintu bituma abakristo bari kugenda babihirwa n'amatorero yabo. Hakorwa iki kugira ngo abantu bongere kumva amadini yabo abaryoheye nk'uko byahoze mbere? Dusoza igikwiriye nabwira bano bantu badufasha muri izi nyigisho za Kristo, mfite ubwoba ko muri iyi minsi abantu barimo guhinduka abakristo muri iyi minsi bazahura n'ikibazo gikomeye cyane, kuko ntibazamenya ibyo Kristo akunda n'ibyo ashaka n'ibyo akeneye, kuko ibyo Kristo akeneye kuri bo barabibahisha, bakababwira ahubwo ibyo babeshya ko Kristo ari byo akeneye ahubwo ari bo babikeneye. Kuko uzumva Kristo we yaravuze ngo ntimugahangayikishwa n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, nk'uko abantu bataramenya Imana babigenza, ahubwo ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byo muzabihabwa. Iyo niyo nyigisho bapasitori mwari mukwiye kuba mutanga, kuko mwari mukwiye kubanza kudufasha kumenya ubwo bwami bw'Imana tugakiranukira Imana. Erega kambabwira, ibi niyo byakorwaga neza hari umusaruro mwinshi twagira, ntabwo tuzongera kubona ingo zirirwa zirasenyuka kandi ari ingo z'abakristo. Ukira ni igisebo kuri twebwe abantu tuvuga Kristo, ko kubona urugo rw'umukristo rwasenyutse ni ikibazo gikomeye, bisobanura ngo ni igisebo. Ndetse ko mbona ntacyo bibabwiye, niba ntacyo bibabwiye, murabona urugo rw'umukristo rusenyutse, mwone ntacyo bibabwiye, kirahari icyo cyagakwiye kuba bibabwira, kuko mwari abasezeranije muvuga ngo bazatandukanwa n'urupfu. Ese iyo bagiye gukora divorce urumva batagusebeje? bagutumaho. None icya kabiri ugarutse ku musezeranya bwa kabiri, kandi ndabizi ko hari bemera mukana amasezeranya, harasigaye basezeranyiriza mu busitani, harasigaye basezeranyiriza muri sare, harimo abantu batatu ngo barasezeranije, abo bahamya se tubari hehe? Ibi byose byari bikwiriye ko mugahindura ko murimo kubona ko ni ikibazo gikomeye, mukabanza mukigisha abantu ubwami bw'Imana uko bubonwa, gukiranuka uko kugenda, noneho ibindi byo tukazabihabwa hanyuma. Icyo nicyo dukwiriye kuba dukora bene data, kuba ngo abantu bigishe icyo bahamagariwe kwigisha abakunzi ba. Uretse ko wenda utarasoza, ntabwo ntekereza ko birashoboka ko nabo icyo bahamagariwe batakizi, bashobora kuba barakivuze ku munwa. Hari uwigeze umunsi umwe barimo kurahira idini rimwe, ati wagiye kuba pasiteri, ati nzaharanira gukorera igihembo, batoye yasubiramo ati nzaharanira gukorera nta gihembo. Ibyo rero birashoboka ko hari abameze batyo, izo ndahiro zose bazirahira ibyo ko nta gihembo gihari. nyine we uriya ashobora kuba yarabikoze mu kwibeshya, ariko wazi neza ko harimo igihembo akibeshya, ariko akabirahira byose. Wasanga we n'ababirahira byose bavuga ati nzaharanira igihembo, ibindi byose noneho burasobanura ngo rero reka duhindukire kandi mukuri mureke gufata impu zombi. Niba mwarahisemo Kristo azabaha ibyo murya, ntabwo muzicwa n'inzara, muzajya mubona ibyo kurya rwose biboneke, kubera ko kwizera kurahari. Murakoze cyane bakunzi ba Crediyamo TV, turabashimiye cyane, tubibutsa gukora subscribe kugira ngo nitujya dushyiraho ibiganiro nk'ibi mujye muhita mubibona direct. Imana ibaha umugisha, naho ubutaha.